Reka ngusuze nkwifuriza amahoro y'Imana we tubana umunsi ku munsi ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV. Reka ngushimire wakanze kuri sabone cyangwa kuri subscribe kugira ngo uyandikishe ku muryango mugari wa Ben Kwizera TV. Ndetse nkubwira ngo nawe ni igihe cyiza cyo gukanda kuri subscribe kugira ngo uyandikishe ku muyoboro wacu. Ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe kugiye kandi tujye tubana gatanu kuri gatanu uko bwije ndetse nuko bukeye. Tugarutse mu kiganiro Gospel Talk and Gospel News, aho tuje kubanyuriramo nanone amwe mu mateka y'umukozi w'Imana umaze kubaka izina ndetse wahembuye imitima ya benshi, Professor Bishop Fidèle Masengo wizihije isabukuru mu minsi yatambutse, ndetse akaba n'umuyobozi wa City Light Foursquare Gospel Church mu Rwanda cyangwa ku isi yose, aho bakorera hariya Kimironko ugana mu izindiro. Reka twifashishe umurongo uri muri Daniel 12:3, aho handitse ngo abayobora benshi ku gukiranuka bazabengerana nk'inyenyeri iteka ryose. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe ku itorero City Light Foursquare Gospel Church n'umuryango mugari w'abizera mu kwizihiza isabukuru y'amavuko ya Bishop Professor Fidèle Masengo, aho atari ukwishimira imyaka amaze ku isi gusa, ahubwo ari umwanya mwiza wo kwerekana igisobanuro cy'ubuzima bwe mu bantu bari hafi ye ndetse n'abandi baherereye ku isi hose, nk'inararibonye mu iyobokamana, akaba n'umuhanga mu mategeko. Muri iyi nkuru idasanzwe rero tukaba tugiye kugaruka mu bintu bitanu bikomeye dukwiriye gutekerezaho uyu munsi, byerekana impano, umurimo n'umurage w'uyu mushumba mu gihe yizihiza iyi sabukuru ye. Icya mbere, Bishop Professor Fidèle Masengo ni umwanditsi w'ibitabo bihindura ubuzima. Bishop Masengo yanditse ibitabo byinshi bikomeye byubaka ukwemera, birimo icya mbere ubusabane bwawe n'Imana cyangwa icyo twita mu Cyongereza intimacy with God. Icya kabiri ni urushako rw'inzozi zawe, the marriage of your dream. Icya gatatu ni ubutumwa bw'Imana, the grace of God. Icya kane hirya y'imbago zawe cyangwa ibyo twita mu Cyongereza beyond boundaries. Ibi bitabo bye bikaba bikomeje gukoreshwa mu matsinda y'amasengesho, mu mahugurwa y'abapasiteri no mu buzima bwite bw'abakristo bashaka gukura mu mwuka. Aranateguza abasomyi igitabo kuri The Call on Leadership cyangwa umuhamagaro wo kuyobora. Ibi ni bimwe rero mu bitabo yanditse, ndetse n'icyo cya gatanu agiye gushyira hanze. Icya kabiri ni inzobere mu mategeko n'umuhanga mu burezi. Bishop Masengo, umuyobozi wa City Light Foursquare Gospel Church, afite impamyabumenyi y'ikirenga cyangwa PhD mu mategeko, kandi yigishije imyaka myinshi muri kaminuza zo mu Rwanda no hanze. Yagize uruhare rufatika mu ishyirwaho ry'amategeko n'ubwumvikane bw'abacamanza, abavoka ndetse n'abayobozi. Akaba kuri ubu yigisha amategeko muri Master Saho. Yigisha amategeko mpuzamahanga y'ubucuruzi, ibyo twita International Economic Law muri IERICA, ndetse na International Arbitration Law muri UR Kaminuza y'u Rwanda. Mu yindi mirimo yakoze harimo kuba yarabaye umujyanama mu by'amategeko muri Minisiteri y'Ubutabera no mu bigo nka KIAS na Africa Arbitration Association. Yakoreye kandi USAID ari Deputy Chief of Party Land Project n'indi mirimo itandukanye. Ubumenyi bwe burangwa no gushimangira ukuri, ubutabera n'indangagaciro z'Imana. Urumva ko rero uyu muyobozi ari nararibonye mu bintu byinshi cyane, dukwiye kumwigiraho
ibintu byinshi. Icya gatatu twamuvugaho ni umuyobozi w'itorero riri mu matorero akomeye mu Rwanda. Bishop Masengo ni umushumba mukuru w'itorero Fosua Gospel Church mu Rwanda. Yayoboye iri torero mu gihe cy'imyaka myinshi, rikaba ryubakiye ku ijambo ry'Imana n'intego yo kubaka abakozi b'Imana bafite imico ndetse n'ubushobozi. Niwe washinze ijoro ry'ubusabane, igikorwa gikomeye cy'amasengesho y'ijoro cyatangiriye mu Rwanda kikagera no hanze y'igihugu nk'i Burayi. Iki gikorwa kikaba gifasha abantu kwegerana n'Imana no gusabana n'Imana. Icya kane kiranga uyu mukozi w'Imana, Bishop Masengo si intumwa mu Rwanda gusa, kuko yamamaje ijambo ry'Imana mu bihugu bitandukanye, aho yitabira inama mpuzamahanga akanayobora amateraniro y'Abanyarwanda baba hanze. Yamenyekanye nk'umwigisha unyura mu mwanya w'inyigisho no gutanga inama, ndetse akaba yubashywe n'abantu batandukanye barimo abanyapolitike, abashumba n'abanyamakuru kubera ubutumwa bwe bwiza bwa Kristo aguma kwamamaza ndetse no gutanga. Butanga ibyiringiro ariko bunashishikariza kwihana no gukiranuka, ikirutaho akaba azi kubana na buri wese ku kigero cye, bituma benshi bamugana. Icya gatanu tugiye kubanyuriramo cyangwa tugiye gusorezaho ku byerekeranye n'ubuzima bwite bw'uyu mukozi w'Imana, ni umugabo w'urugero n'intangarugero mu muryango. Bishop Masengo amaze imyaka irenga 23 arushinze na Pastor Solange Masengo, kandi bubatse urugo rushimwa n'ingeri zose. Urukundo, ubufatanye n'imyitwarire yabo bikomeza gufasha abashakanye n'abifuza kubaka. Mu nyigisho ze kandi akunze kuvuga ko umurimo w'Imana utangirira mu rugo, akabishyira mu bikorwa uko abayeho n'uko ayobora itorero. Reka dusoze rero natwe tumwifuriza isabukuru nziza uyu mukozi w'Imana, Bishop Professor Fidèle Masengo, ndetse tuguma kumwifuriza amahoro n'imigisha mu byo akora, ndetse no guhembura imitima ya benshi hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Ibi ni bimwe rero mu biranga uyu mukozi w'Imana. Ibindi tuzagenda tubona nanone tuzagenda tubibanyuzaho cyangwa tubibagezaho uko bwije ndetse n'uko bukeye. Turagushimiye rero cyane wowe tubana mu biganiro byacu umunsi ku munsi, ndetse wowe udahwema kuduha inkunga zitandukanye kugira ngo uyu muyoboro wacu ujye uguma kwaguka umunsi ku munsi, ndetse tubagezeho n'ibiganiro. Imana y'amahoro ijye iguha umugisha kandi ijye ikwagurira imbago, ijye igukuraho izina ribi, igushyire izina ryiza, iguhindurira amateka uko bwije ndetse n'uko bukeye. Nibyo tukwifuriza amanywa ndetse na nijoro. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Turabakunda. Gospel Talk and Gospel News ni ibiganiro by'akagaruka ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV. Imana y'amahoro igomeze kuba umugisha cyane.